Mwiriwe muraho mumeze mute inshuti zangabo Empire. Tugiye kuganira kandi tuganire neza cyane. Iki giti muri kureba bacyita umurangara. Ese iki giti mukiziho? Iki giti kigira baki? Iki giti gikora ibintu byinshi. Umurangara ni igiti gikomeye cyane. Ni igiti kivuma kikavumura. Murabyumva, ni igiti kivuma kikavumura. Umuntu ugifite ntago bapfa kumukorera ibyo babonye byose. Ni ukuvuga ngo iyo ufashe iki giti amababi yacyo ukayasekura ukayavanga n'amavuta y'intare, bigira ijambo rikomeye. Uyafasheho ukiyakwaturira umuntu ibintu bimugendaho, kandi nabwo nawe iyo uyafite akiha kubikwaturiraho. Tuvuge n'urugero, niba uyafite umuntu akiha kukwaturiraho ibintu bibe akiha kukugendaho, nawe ibimubaho ntabwo biba ari byiza habe na gatoya. So rero iki giti nicyo tugiye kuganiraho. Niba ukizi umenye ko iki giti gikomeye cyane, umenye ko iki giti gikora ibintu byinshi bihambaye. Nubimenya cyangwa se nukimenya, uraba wironkeye zahabu, uraba ubonye ikintu cyagufasha mu buzima. Amahoro y'Imana rero abane namwe, turabasuhuje. Icyo nicyo kiganiro tugiye kubakorera. Niba warakoze subscribe, nyabuna uri uw'agaciro, kubera yuko dukora ibiganiro bigahita biza bikakugeraho neza cyane 5 kuri 5, sibyo? Ni ukuvuga ngo turambikaho ikiganiro kigahita kiza kikakugeraho. Niba utari wayikora uri guhomba, menya ngo uri guhomba. Ni ukuvuga ngo icyo gihe dukora ikiganiro ntikikugereho, ntabwo wakibona, sibyo? Ariko iyo kikugezeho urareba ukareba titire yacyo, ukumva icyo kiri kuvuga, ukavuga uti iki ndagishaka cyangwa ntacyo nkeneye. Waba ugishaka ukacyumva, waba utagishaka ukacyihorera, sibyo? Nyabuna rero niyo mpamvu tubabwira ngo mujye mukora subscribe, kandi nurangiza kuyikora ukore share, like na comment. Gusharinga kikagera ku bantu benshi, kubera ko hari igihe nawe kikugeraho, kubera yuko hari umuntu wagize ute wagisharinze, sibyo? Hari igihe kikugeraho kubera ko hari umuntu wagisharinze kikabona ubukugeraho. So rero nyabuna mujye murabyitaho. Ngakomeza kwihanganisha umuntu wumva ababaye, umuntu utamerewe neza. Niba utamerewe neza ihangane, ntabwo ari weho uzahora ubabaye. Ejo bundi nawe ibintu bizamera neza cyane, sibyo? Bizagenda neza pe, wumve nawe ubuzima bukuryoheye, sibyo? Rero gerageza wihangane, kandi bumeze neza ushime Imana. Reka tugende n'ikiganiro cyacu twihute. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima tubayemo hari ibiti bidufasha, kandi hari ibyo abantu bajya babona ukabona gite nko ku muntu wa kera, ukabona ni igiti kidakunze kuboneka, kitakunze kuboneka. Iki giti cy'umurangara ntago gikunze kuboneka ahariho hose. Iki giti cy'umurangara ntabwo gikunze kuboneka ahariho hose, ni imboneka rimwe byongereho. Rero gikoreshwa mu biki? Kivura indwara nyinshi cyane. Icya mbere kivura icyangiro. Icya kabiri kikurinda kuba umuntu yaguterereza ibyo abonye nk'inuza nk'inyatsi. Kivura inyatsi, kandi kikaba cyakurinda gutererezwa iyo nyatsi. Gituma umuntu umurima we batawuroga. Ni ukuvuga ngo mu murima wawe kwa kundi abagizi ba nabi bashobora kuza bakakurogera umurima cyangwa bakawabura, iki giti kirabikora
kibikora ako kanya mu kanya nk'ako guhumbya, sibyo? Iki giti kiragufasha ku rwego rwo hejuru. Iki giti gituma worora, kivura amatungo. Amatungo yararwaye, amatungo batuma gutayorora, iki giti kirayavura. Iki giti gituma abakobwa bashaka, sibyo? Gituma abasore barongora. Urumva? Uyu ni umuti ukomeye, ninkubwira ngo urakomeye cyane ubyandike ahantu. Ntabwo ari ibintu byo gukabya. Iki giti nukibona hano uzamenye ko ari $1. Iki giti cyitwa umurangara, sibyo? So rero gikoreshwa giti. Genda urondere cyangwa se ushake amavuta y'icyo twita umumanurankuba. Icyatsi bita umumanurankuba ugishake. Numara kubona umumanurankuba uvangemo uyu umurangara. Numara kuvangamo umurangara ushiremo amavuta y'intare. Niba uri umukobwa, ayo mavuta ujye urayisiga ugiye kuryama, ubyuke woge ugende. Bya bindi byose baguteze, ibyo bakwaturiyeho nta kintu bizagukoraho. Niba ushaka kuyatunga iwawe mu rugo, yatunge ujye urakozamo ikiganza cy'iburyo igihe ugiye mu gushakisha cyangwa se guhaha cyangwa se mu gushaka ibigutunga, urebe ukuntu biragenda neza. Yajyane muri kontwari niba uri umucuruzi, ufate uyu murangara uvange n'umumanurankuba, uvangemo amavuta y'intare, ubirambike muri kontwari yawe ucururiza, urebe ko ibintu bitaragenda neza cyane. Iki giti kiragukorera umuti mu buhinzi. Gifate ukivugute, uvange n'umumanurankuba, ukivugute, ushire mu ntuza, ushire mu murima wawe aho ucururiza, aho uhinga. Gifate ugende ugitere mu murima wawe, urebe ko ibyo wabonaga bitaratandukana n'ibyo urahita ubona. Kijyane mu rugo rwawe, uwagukoreraga ibibi, uwakwaturiraga ibibi, uwakuvugagaho amagambo mabi, urebe yuko ibyo byose bitaragenda bigakurwaho. Iki giti gitera ishaba, sibyo? Iki giti gitera ishaba. Niba wajyaga mu byo ugiyemo ugatsindwa mu gukorera perime, mu kugira gute, iki giti gitera ishaba. Niba ushaka kugira ngo ubimenye cyangwa se warakibuze ushaka kugira ngo ugitumizeho, weho tuvugishe, duhamagare 0788 47 40 51, 0788 47 40 51. Nyabuna tujya tubabwira ibintu ntimubiha agaciro, ariko ababiha agaciro bo baraduhamagara bakatubwira icyo bagezeho, sibyo? Tugerageza gukoresha iminota mike tubonye kugira ngo tubagezeho ibintu by'akamaro. Mujye mubihereza agaciro, namwe bibahindurire ubuzima, muryoherwe n'ubuzima, mubeho neza. Hariho n'abajya batubwira ngo ubwo se ngo mwebwe mubayeho neza. Niba wumva tutabayeho neza, uzaze utege, uzuturebe, naguhaye nimero yanjye, uzuturebe ugereranye nuko waba ubayeho. Ushobora kuba uturusha kubera ko amahirwe ntangana, ariko nawe wabaho neza kurushaho kubera iki giti. Amahirwe y'Imana abane namwe. Niba warakoze subscribe turagushimiye, kandi niba utari wayikora ujye umenya ngo uri guhomba. Nyabuna gerageza uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5, nawe umererwe neza.